Abavip muromeze bien. Uyu munsi turaganira nawe wo mu Diaspora. Uri muri USA cya Canada. Uyu munsi turaza kuganira ibintu bitanu bitandatu cyangwa se birindwi. Abagumana nyine baha bonus. Ibintu ushobora gukora kugira ngo ubashe gutera imbere cyangwa se ubashe kugera kuri financial freedom. Let's do this. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. Abavip TV, Abavip TV. Coach Gael. Nongeye kubasubiza cyane Abavip mumeze bien, nongeye kubahobera ngani Coach Gael. Murakoze kongera kunyemera kuza mu matelefone yanyu mu nzu zanyu twaganira. So nkuko mwari mubizi rero ndari maze iminsi mbona message menshi ya inshuti zanjye ziri muri Diaspora, bari muri US, Canada, mu Bwongereza ndetse n'ahandi hatandukanye, Australia. So vuga ati sigaye byagenze bite waratwibagiwe shiftinze mu Rwanda, muri Africa hose bitanga message zaho. Uyu munsi do ndashaka gukora ka quick reminder k'ibintu dushobora gukora niba tuba muri ibyo bihugu byo hanze. Again, mwibuke neza yuko niba uri hanze ukaba uri muri Diaspora niyo potential ufite idasanzwe. I think nemera 100% kubera ko usibye jewe jyenyine hari n'abandi babikoze. Hari formulas, hari ibintu wakurikiranya ubikoze neza ukabasha gutera imbere. Kora ko si kimwe nko muri Africa ushobora kuvuga uti nabuze akazi cyangwa se no, there is no excuse. So ibintu tuzoganira uyu munsi ni very practical, very simple, bidasaba amashuri menshi cyangwa ubwenge bwinshi. Ushobora kubikora nkuko tuganira ubunora, ushobora kubikora ukabasha kubona results mu myaka mike yase. Nuvuga ngo niba uri muri Diaspora please, cyangwa se ufite inshuti yawe uziri muri Diaspora wohereza iyi video Coach Gael, so reka utangire kuri kino kintu. So ikintu cya mbere niba muri Diaspora ugomba kugira, niba ukihagera bwa mbere, niba ukigira i Burayi, niba ugiye muri Amerika, ugiye muri Canada, ukaba wageze gutya bwa mbere, ikintu cya mbere kubanza gukora ni ukubanza gusettinga goals. Niki ushaka kugeraho? Kuko hari impamvu man uvuye muri Africa. So rero niba hari impamvu uvuye muri Africa, so ni impamvu ugeze hano iyi settinga goals. Urashaka kubaka ubuzima bwawe, mara kubaka ubuzima bwawe ukibuka umuryango, warangiza maybe investinga muri Africa, nicyo ushaka kugeraho. Ariko banza ugisetting ugishira hari icya kabiri, ukora ubuzi bwose bushoboka. Benshi muri Amerika, muri Canada hari opportunity nyinshi z'ubuzi buruta abantu aho ngaho. Nuvuga ngiye uko nabikoze, nakoze ubuzi bubiri butatu, amasaje 20 ku cyumweru ukayakora, byaba ngombwa ukarara mu kazi. Ariko why? Kuko ufite goal urashaka kugera, hari ikintu ushaka gusetting ukageraho. Cyo ni ikintu cya mbere gikomeye ugomba gukora. Please, ubuzi burahari, so no excuse, maximizing umwanya wose uvuye mu bintu bimwe na bimwe ubanze ukore, be a bull shakers. Ikindi kintu cya kabiri, so tangira yo kintu cyitwa credit score. Very important. Abantu benshi ntawe umenye icyo credit score, ariko sinshaka uzamenya utinze umaze imyaka 3 ingahe muri Canada, muri Amerika, umaze gucwa n'amadeni, credit score waramaze kwangirika. Kora ko iyi niyo baheraho bajya guha ideni inzu, bajya guha ideni ya business, ikintu cyose wakora bahera credit score ya, kuko niyo yerekana credibility yuko ubaho. So credit score ni gute ubaho. So right now numara kubona akazi, irukankira kuri bank ubasabe icyo bita secured credit card, hanyuma utangire ubake kuri square gahoro gahoro. Mfite video by the way ku Abavip TV ushobora kubona kuri channel, nakoze kwiganura kirambuye kuri credit score, icyari cyo kwizamura ukwipfa byose step by step, please kwibona aho ngaho. Iki ni ikintu gikomeye, credit score itebirenga mu byose. So right now downloading a app kitwa Credit Karma, ubuga fitemo ukabona tenga social security yawe, utangire urebe credit score aho igenda igera. Agatip no kwishura ku gihe credit card yawe, cyangwa se ukakipinga utilization rate yayo ntoya. So byose ku kiganiro nakoze cyangwa se ku website coachgael.com hariho video irambuye. Hamikiri kintu cya gatatu ugomba gukora no ku budgeting. My friend, my brother, budgeting arumva umuhanda avuze ati budgeting no kwita izina buri faranga ryawe ryose, cyangwa se is to tell money where to go. So very important. Hari abantu benshi bagiye baza ati maybe no kuba nakorera amafaranga menshi, nakorera amafaranga menshi. Njye nibuka ngenda muri Amerika, ntabwo ndi mu bantu kubera amashuri yo babonye akazi kari hejuru. Nibaza ko icyo gihe cyanjye nashobora kuba ndi mu bantu yakazi kamenya nakoze muri Amerika by the way y'amadolari ku isaha. So bivuze ngo ndi mu bantu bahembwa amafaranga make
b'abanyafrika bari bariyo. Ariko rimwe na rimwe iyo ukoze budgeting iyo umenye kino kintu ntabwo buriya ari about amafaranga winjiza, ahubwo ni amafaranga winjiza uyabika ute, uyakoresha ute. Very important. So budgeting, menya amafaranga winjiza, umenye ajya mu bintu bifite akamaro, umenye ayo usohora mu bintu bidafite akamaro, hanyuma umenye nayo ugomba kubika nayo ugomba kuinvestinga. Ngira rule njya mbwira abantu byibuze amafaranga ugomba gutwika cyangwa ugomba kubyinamo ntakarenga 10% yo winjiriza. So bivuga ngo ni winjiza mu 5 ku kwezi, 500 yafate nushaka kuyatwika ejo, ariko himu bwiza ukuri niba ushaka gutwika 1000 ko 1010. So step ya kane sasa aho ngo rutuma gukora ikintu cya house hacking cyangwa se shakisha ukuntu igura inzu yawe ya mbere. Ariko inzu yawe ya mbere niba inzu yawe ndi ya wari muri Afrika wibaza ko ushaka kugura ya mbere ifite piscine n'ibiki byose, iyo nzu yo guheraho. Hera ku kintu cyitwa nita house hacking. So akazi muri Amerika, akazi muri Canada, akazi burayi birashoboka. Uba credit score yawe birashoboka ko saving 5,000, 6,000, 7,000, 8 bya down payment. By the way biroroshye kugura inzu hanze kuruta muri Afrika, kubera ko n'ibihumbi byawe hagati y'umunani n'ibihumbi 15 ushobora kubona down payment uciye muri FHA cyangwa conventional loan ushize 3% hasi ukabona ideni ry'inzu ya mbere. Iyo nzu rero iba ari inzu ya duplex, niko nyambwira abandi ko nabikoze, niyo formule nigisha. Inzu ushobora kubamo hamwe ugakodesha ahandi, cyangwa se niba uri muri college cyangwa se uri umujene urakora utaragira umuryango, fata aba roommate bawe mu babandi mu mutwikano bagira aba roommate bawe, hanyuma bajye bakuriha rent. Okay, so cyiza cyo gukora icyo kintu nuvuga ngo inzu yawe ya mbere ugomba kwibamo for free. Kubera iki? Kubera ko abantu pangisha uruhande rumwe bishyura mortgage, ukabaho for free. Ni ukuvuga ngo amafaranga ukomeza ugasaving ukabasha kugura iyindi. Ibi ngibi ni sasa niba ukunda real estate, ibi tujyana mu yindi step yitwa noneho ese ni gute nakwinjira muri rental properties business, cyangwa se buhoro buhoro nkinjira muri steps zo kuba nakora business y'amazu. Muri Amerika, muri Canada hari system yitwa the BRRRR method. No kwikora ugura inzu, wamara kwigura ukarenovatinga gatoya, ndavuga ngo ukikora ka rehab, amara kurenovatinga gatoya ndavuga ngo wayiguze 50,000 uyishizemo 20, okay, ihagaze mu 70, uyishize uyijyanye muri banki ikareba agaciro kayo, ikavuga ati sasa rero inzu yawe twayiha agaciro k'ibihumbi 90. Wibuka wayiguze 50 ushizeho 20 ni 70, ariko bayiha agaciro k'ibihumbi 90 cyangwa 100, ugakora icyitwa refinance, baguha amafaranga ukayakuramo. Inzu ikaguma ari ya banki, ariko ugakuramo izo cash ukaziguramo indi nzu ugakora the same thing. Hama ya nzu ya mbere ukashiraho umupanga yakishyura ideni, hanyuma ugakomeza ibindi. Iyo system mfite video by the way nigishe kuri system kuri kuntu ushobora kugura inzu 5-6 ukoresheje amafaranga igishoro kimwe. Ni ibintu nakoze, ni ibintu nziko biriho, ni ibintu abantu benshi nabwiye bakoze. So iyi ni indi step. Hama sasa kiri kintu gikomeye, tangira utekereze ikintu cyitwa 401k. Bega mufite ubuzi hanze hose, ibura ahantu hose, n'ahantu hanze badafite ikintu 401k. 401k ni ngo retirement account, kuko umunsi muza retiring. So benshi kora ko mutabizi ntimujya kuzibaza, kandi mutazibashije ntabwo no bababwira. So retirement account usanga abakoresha bazigwana, ngo abakora leta bafite kundi kuntu bazita ni za pension, ariko umukoresha wawe ku 401k ikora amafaranga ushizemo ari matching. Sivuga ngo bamwe mwishizemo 100 na washiramo 100. Benshi rero mudafunguje retirement account, guess what? Muba murahomba amafaranga makwiye kwa murinjiza. Ni nkaho baro barashaka amafaranga ya free ariko mukamutayafata. Sino mugira ubwenge. Ntumuje mu kazi gusa kubera yuko bo baraguha $1 cyangwa se 2 garenzeho yahandi, ariko jya mu kazi uzi ko gatanga 401k. Kubera kuyifata ya mafaranga, ayo mafaranga iyo utanzisha bagushiraho irinde, aya mafaranga ajya muri stock market, hanyuma amafaranga ajya nko mu kintu ushobora guhitamo, akaba yajya nko muri SP 500 kashira mu company 500 ya mbere akomeye muri Amerika. Hanyuma amafaranga mu myaka 20 nubwo bari 200 gusa ukwezi, aragenda ashobora ku 700, 800, imiliyoni mu myaka 20 imbere. So aya ni amafaranga ashaka kuzagufasha. Ibaze nawe niba ufite imyaka 20 right now, mu myaka 40, 45 ukaba ufite miliyoni y'amadolari yawe wabika gutaruzi yuko wabikaga iri ku ruhande. So this is real. 401k ni kintu gikomeye. Abafite abana college fund nazo mukazitangira, nazo zikora gutyo, ariko ubona amafaranga ushiramo abana nyuma y'imyaka 10 bakajya muri college, ya mafaranga yarakuze akavamo tax free akabarihira. Ibi byose ushaka kubimenya kuri stock market info kuno zose ikora. Fito course irambuye by the way, course irambuye kuri coachgirl.com, course kuri stock market iri aba diaspora bose bari
byigisha gufungura account, kumenya company uhitamo, kumenya ama accounts ubikoramo byose. Abashaka course nabo bayabona. Hanyuma rero lastly, of course, ushobora no gutekereza ko no komeza kwinvestinga muri stock market. Niba ufite amafaranga asagwe, niba wakoze ibyo bintu byose ngo wasigaze amafaranga amwe agisaguka, tangira utekereze gushasa muri stock market. Stock market ikorite, ngiye nkunda kugira abantu again, mfite ama video menshi kuri stock market nakoze kuri channel, please muyakurikirane muyarebe. Ariko stock market akenshi je strategy iri safe no gushira mu makampani menshi cyane, apana company imwe runaka, ariko shira nko muri index fund irimo amakampani 500 ya mbere akomeye muri Amerika nka SP500, ushira amafaranga buhoro buhoro, hanyuma ijana magana birasagutse, hanyuma playing the long game. The long game ni yihe mu myaka 10-15 amafaranga ko azagenda yikura muri stock market. By the way, the rule of thumb, amafaranga yikura buri myaka 7, imyaka 7 amafaranga ariko, so very very important. Hanyuma rose nkarangiriza cyo gindi step, maybe no sasa considering ko wafungura business, ibyo byose wabiciyemo sa nkumaze kuba stable, nihe business watangira. Okay, so nkunda kubwira abantu business itangizwa n'ibintu bitatu. Ushobora kuba ari igitekerezo ufite, cyangwa ushobora kuba ari skill ufite, ubumenyi ufite, cyangwa se ushobora kuba ari need ihari, niki gikenewe ahantu uri. So be very very possible kuba watangiza business muri Amerika, muri Canada, ahantu kenshi cyane mu bihugu muri diaspora. Nabagira inama yo gutanga specializing mu bintu bya healthcare. Ibintu bya healthcare, ibintu byo gufasha abantu niki birakenewe cyane, kubera ko abazungu bo barasaza kandi abana nabo ntago bashaka kubarira. Abantu bafite ibibazo mu mutwe, bafite ibintu bitandukanye, barahari benshi, kandi abazungu ntashaka gukora ako kazi. Aho kazi gashobora kuba akashi tugakora. So God bless my brothers and sisters. Reka ndangiza hano video, ariko again video zose kuri diaspora ndazifite kuri channel ni nyinshi cyane. Ama side hustle wakora muri Amerika, muri Canada, uko wagura inzu, uko wakubaka kuri Diaspora. So niba uri mushashya kuri mu diaspora video, hari byinshi biri kuri channel. Iyi channel ivuga ibintu byinshi cyane bireba na finances z'abantu bari muri diaspora. Hanyuma mwadusone kuri coachgael.com website. Hanyuma platform zanjye zose ni Coach Gael kuri Instagram, kuri Facebook ndetse n'ibindi byose. Guys, God bless, bye bye, na ubutaha.